wayo mushya akaba rero afite akazi ko kubaka ikipe ya Manchester United ikagaruka aho yahoze. Uyu mugabo umukino wa mbere wa Ipswich Town warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Byatwaye iminota 2 yonyine kugira ngo ekipe ye ibitsinze igitego cya mbere cy'ikiragano cye gishya mu ikipe ya Manchester United, igitego cya Marcus Rashford ku mupira waruhinduwe n'uyu mwana Amati. Gusa cyo cya mbere kirimo kurangira, umugabo witwa Andre Onana wari umaze kubuza wa musore ni hakina Liam Delap, mwana kubwiraga wa Delap ese n'umuhungu wa Delap wa wundi watoke Delap mwenye wayijugunyagayo akina mu ikipe ya Ipswich. Yabanje guhakaza Andre Onana akora save ya handball. Ipswich ifitemo abana babiri n'uwa Oshea n'uwa Jonoshe nawe ni yakina wa mu defenseur. Gusa Omari Hutchinson aza kuza gutsinda igitego cyo kwishyura ku ruhande rw'ikipe ya Ipswich. Birangira igitego kimwe kuri kimwe. Shey, wabonye gute imihagarikire y'abakinnyi nuko yabanimye kuri uyu mukino? Mu buryo bwe yanatangaje hakiri karati abakinnyi banjye bazakina ibyonzi cyangwa baziyadapta kuri système de jeu maîtrise kuruta izindi zose. Ni ikiganiro gishobora kuba gifunguye ku bantu bose ku mateleviziyo, nibyo barimo abantu batandukanye. Kuba twabiganiraho nta gitangaza kirimo, gusa icyo buri wese yahurizaho na mugenzi we nuko biragoye kuba watira conclusion ku mukino umwe. Uyu muntu turabona arimo akina gutya, harimo n'abakonclusion. Umukino umwe nyine biragoye kuri entraînement imwe yakoze, ariko hari ibyo wavuga bigaragaye. Cyambere nicyo ngicyo wahereyeho, akimara guhabwa akazi yagiye agaragaza ko nshobora gutoza muri ubu buryo. Icyo ngicyo cyo twarakibonye ku kibuga, ni 3 bane 3 twarakibonye. Ariko hari ibintu bibiri nanone muri iyo systeme je niboneye n'amaso nkeka ko wenda tushobora gukurikirana mu mikino iri imbere. Icyambere nuko muri iyo systeme ni kimwe na animation n'ikindi, sibyo? Iyo ngeye muri animation ya systeme je 3-4-3, animation yayo à l'image y'igitego cya mbere nuko ekipe iyo igiye gusatira izamu, igiye kugera mu izamu, ba bandi babiri bakina mu mpande Dalo na Ahmad bagomba kuba bari muri surface de réparation. Ubwo ni babiri bisanga bari kumwe na rutayizamu yashyize witwa Rashford bakaba 3, nanone bakisanga obeta Garnacho ndetse na Bruno Fernandes bakaba 5. Systeme yari 3 bane 3 ihita ihinduka 3 2 5 bageze mu izamu. Niko igitego cyakozwe, cyo kiri obvious kandi sinshuri imwe babikoze. Icya kabiri muri ya système de jeu, muri animation yayo y'ubwugarizi, nanone hari ikintu twabonye kigaragara nuko muri animation y'ubwugarizi ya yindi yari 3 bane 3 itihinduka 5 inyuma. Ni kuvuga ngo ni Diaro wa mwana yitwa Ahmad ndetse na mugenzi we Dalo bahita basanga babandi 3 bari muri axe right, ukongeraho Mazraoui, ukongera n'undi Evans. Babonye ko bahita baba 5 imbere ya Andre Onana. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo kintu kigomba kujya mu mutwe, impamvu nagihereyeho yababandi bakina mu mpande. Ugomba kwiruka zira metero usanga ushaka igitego, ugomba kuri metero ugaruka kuririnda, bagomba kuba 5 uwo murongo. Icya kabiri twabonye nuko umugabo uburyo ashaka gukina yatweretse ko ashaka gukina nk'umukinyi bitandukanye n'ibyo Ruud van Nistelrooy yatweretse. Ruud van Nistelrooy yatweretse ko ashaka kuba yagira aba milieu defensif babiri, niko nabivuga, Ugarte ndetse na Casemiro. Ariko undi we yatweretse ko yifuza umwe n'ikimenyimenyi, Ugarte yasimbuye Casemiro. Ikintu rero sigara wibaza ni kimwe wenda ku bapunditi bose cyangwa se ku bantu bashikirageza gukurikiza systeme ni kimwe, ese profile zijyanye n'iyo systeme nazo zibikindi.
ko buriya muri mukinnyi wese siko ajyana n'umuvuno umutoza akina bitewe n'imiterere n'uburyo agomba gukina. Urugero ni ukuvuga ngo iyo uri wa mukinnyi usanzwe petetre ukina mu mpande cyane cyane ba bakinnyi bakina mu mpande, iyo systeme ya batatu ikuraho abakinnyi bakina mu mpande tuzi bitwa les excentrés muri 4-3-3 yiti bavanaho. N'ikimenyimenyi usanga umukinnyi witwa Amadalo akinira inyuma cyane kugira ngo akavure ya navete mu gihe muri bane biragoye cyane, usanga 80-70% asa nkaho yasubiye inyuma. Surtout ko possession muri rusange muri animation rusange ya equipe mwatakaje umupira usanga mwakiniye kure, bandi bitwa basema baba baragenda burya. Aho rero niho mbona ko yakoze impinduka 6. Umukino agiye kurangira akoze impinduka 6, yashizemo n'abataka be 2 n'abadefenseur bamwe yabahinduye 2 bavuyemo. Uyu mugabo rero Ruben Amorim aravuga ati biragaragara ko abakinyi banje n'umwitozo umwe nakoze, wenda bamwe bari bafite ubwoba, amatsiko ngewe mfite kugira ngo byibuze namwe mukomeze umukino wa 2, wa 3, wa 4 ni ya maprofila azongera kugarukamo. Kuri jewe mbona hari carte zizagomba gusubirwamo kuri profile ziyanyyo system. Ubwo kuri icyo yatsinze igitego Marcus Rashford muri uyu mukino niwe baprefeye parapore abandi bataka 2 basanzwe baba axial yaba Zirikizi ndetse na Hoylund kuko bari bazima baje no kuza kujyamo mu gice cya 2 cy'umukino. Ariko yaba ari we mwiza wahagarara hari imbere muri Manchester United muri no system de jeu mu mikino ikurikiyeho. Oya ntago ariko bizagenda. Buriya 90% yakoresheje abo yitozanyije nabo batagiye muri international break. Iyo ni factor. Iyo ni indi mpamvu kubera ko aravuga ati byibuza bangiranye nabo session nk'eshatu hari icyo bamaze gutora, ariko abandi baraye baje kuwa 4 kitozanya nabo session kuwa 5 ugasanga buriya kuwa 6 ntago yibara nk'imyitozo abarimo ingendo nyine. Ikindi hari profile yifashishije kugira ngo zibe zikina mu rwego rwaho nyirango abandi bo batari baboneka. Igihari nuko ibyo azakina nibiriye byo tubyubanza kubyumvikana ngira ngo she yamaze no kubicamo, ariko abazabikina sibamo. Gusa hakabaho indi factor hari places are still there for grabs, ni ukuvuga ngo imyanya iracyahari buri umwe arawurwanira. Niba waranabibonye mu gice cya 2 yakoze switch Fernandez amuhinduranya nande na Garnacho. Urabona ni ukuvuga ngo umwese aracyabareba, hahirwa adaputa vuba rero. Iyo hari umutoza mushya hahirwa ufatiyeho. Urumva ufatiyeho kuko kano kanya we mu myumvire ye baranamubajije bati ino groupe urgence ubonamo ni iyi. Aba ati no urgence nye mfite nimwe yonyine, ndashaka kureba uko bizagenda, ariko ndashaka umukinnyi w'ibumoso inyuma wo mu wing back, niyo urgence mfite. Kuko kuri we yabwiye n'abayobozi bati umuntu witwa Luke Shaw nubwo agarutse ni ukumuintegra buhoro, ariko nge ndamubonamo nk'umu defenseur central ku ruhande rw'ibumoso. Ati mugomba kwibukerega umuntu yageze mu myaka 30 ntago ukimujyana mu wing back nkariye. Arere turuzi ziteye zamuka kuko birasaba jeunesse babasore 20 n'igihaha kumbara. Noneho umuntu umaze n'igihe ari hanze y'ikibuga ntago ku kanya hitaza, hari n'ibyo wahuhura. Icyo ni kimwe. Ikindi yasubye ku ijambo benshi banagizeho deba kandi koko biranumvikana. Yaravuze ati nabonyemo confusion nyinshi, nicyo bita overthinking. Batekerezaga cyane kubera ko hari igihe twabaga dufite umupira tuwutangije ukabona nkari nyeya bari imbere bamwe baracyadutaho bahagarara mu gihe umupira ugezaho. Atariko ibyo byose biraza gupfuca mu myitozo, kuko yaranababwiye ati ntago nyuma y'amezi 3 mwabona ikipe iteye gutya, muzabona ko animation bagenda bayimenya. So igihe ari nuko ni session imwe n'ebyiri ni match ibanza kwa switch. Tunongere tunibutsa abantu neza yuko iyi ni Premier League burya ntago ari muri Portugal usanga yinaga ikipe nayo ntishobora kwikamata. Oya ikipe yare yose ugomba kuyubaha, ariko igihe hari nkuko na Shea bivuze imikino nk'ine 5 hari imyanya izabimaze kwicayura nka 80%.
niba nta mvune zongeye kubizamo ni amahirwe benshi barimo baragigaruka kimwe nuko hari abazaprofita Jarike bafata imyanya bayifate kandi bayihamye abandi baviremo bitewe nuko reponda ko cy'umutoza gusaba vuba kamwe David wenda muri fitire kuri uyu mutoza yego ino systeme paraporo y'abakinnyi dusanzwe tuzi muri Manchester irashoboka ngira ngo ubushize twabiganiyeho iki kibazo twakibajijeho je mbona ikintu nakunze muri systeme personally umupira hano tuganisha muri 2024 suko uba ufite balo ngo urakira ibitego byinshi oya nshobora kukurekera balo kandi ngakira ibitego byinshi nagiye mbona ejo bundi Manchester yisanga muri situation ishobora kubona igitego facilement mu ma transition bitewe na animation nicyo nabonye positif kuri systeme doje icya kabiri no systeme doje mu gihe yagiyemo na profile nyazo zijyanye nuko azaba yakoranye imitozo defensivement pamoje n'umuzamu mwiza izaba ishobora kuba ya defender resultat zayo bitewe n'umuzamu mwiza n'abadefenseri batanu n'abarekiperateri babiri abantu barindwi imbere y'umuzamu hari igihe byakugora kubona mu gitego umvikana ahantu ushobora kumbwira ati ikintu kiri negatif kuri iyi systeme doje mu gihe cyose azasanga baba pistobe babakinye bo mu mpande konzo umukinyi wo mu mpande agomba kuba afite speed ishoboka yose kora ko kwisanga mwageze imbere muri batanu aho ugomba kujyana nabo no kudefanda bizasaba umukinyi wihuta bishoboka kubera transition adverse bizasaba nanone wa mukinyi nanone ushobora kuba creative kuko birashoboka ko Amade ashobora kwisanga muri situation yo gutanga ballon nka ziriya nabyo no kuba creative so ngira ngo bikubi urakoze cyane kubigaruye urabona uvuze ba Amade uvuga nabandi ahantu hose yabaye changement harabaye profitiramo harimo n'abayihomberamo yes ikintu cyo gihari turimo gukurikirana nuko mugomba kwiyadafuta ku byo ashaka gukina uzagira iyo chance azafata umwanya we icyo ni kimwe ikindi cya kabiri nuko ubwo buryo uvuze bwo kuba espace zasigara inyuma zasigara nibyo koko ariko buriya yo mpamvu zisaba wa muntu naturellement wumva neza uriya mwanya na lecture de jeu nziza cyane yo kumenya ndagenda singenda ndagaruka singaruka sibyo kuko nkawe kuri no match mu byukuri ntago yigeze yishimira umuntu witwa Dalo positionnement ye sibyo n'ibyemezo bye byanyuma kuko uriya muhungu twita ka hakinnye ku nshuro ya mbere witwa Amadi yamurushije keshi kuko urabona ko yumva ibyo uriya mutoza yagize amanota menshi mu maso ye pe ku buryo yina ati bite byawe wowe icyo ni kimwe ikindi cya kabiri yaba ari Casemiro yaba ari Eriksen yaje kuvumbura ikintu kimwe yasanze paraporo y'uburyo bashaka kwanima no gukina na physique nene sabwa hariya umanza iriya age atazongera kuyihuza ari babiri hariya byagorana kuko buriya hariya bisaba amaguru bisaba n'ubwihute bw'abantu arumize bwagena buko bari abantu bari imyaka 30 bose biragoye urumva icyanyuma hariya yarakariye cyane umuntu witwa nde Zirkiz ati kuri iyo taye yawe imipira irava mu mpande ndagushaka muri box uradekrosha cyane ndagushaka muri box urashaka iki uragaruka inyuma cyane kuki utagiye utinjira kuko nicyo gitaye cyawe ndagushaka hariya kuko niba ufite icyo gitaye barakubona byoroshye urumva anyway reka tuzabigarukeho ni match ya mbere ni umukino wa mbere yari kimwe yifuje gukina kuriya abakinnyi n'abaprofessionnel n'aba ahabo kwiyadapta kuri système de jeu ashaka gukina kuriya avuga ko bigoye atabarenganya cyane ni iminsi ibiri yonyine yabanye nabo ati ntabwo nari kuba nkoze byose ko mbyifuza ati ikindi cya kabiri ndanabasezerana ko na nyuma y'umwaka hari bimwe mu bibazo tuzaba tugifite ariko buri munsi tugomba gukora tukimprovinga equipe kugira ngo ibone resultat ndetse na performance zikwiriye